Liza amakuru yawe Amakuru ni meza. ari kuri IBM. Murakoze cyane. Twegeye tukubaze uri umwe mu bahanzikazi bagacishijeho mu myaka mike ishize muri muzika nyarwanda, ariko nyuma yaho gakeya waje gusa nk'ubuze, byaba byaratewe n'iki? Hari impamvu zitandukanye zatumye nsa nk'ubuze. Iya mbere nuko nafashe icyemezo cyo gukora muzika itandukanye niyo nakoraga mbere. Mbere nakoraga music nakita ko arimo pop na R&B, ariko noneho nshaka gufata icyemezo cyo gukora music ifite umwimerere wa Kinyafrika na Kinyarwanda, aribwo nakoraga album yitwa iwacu. So nza kuburaho rero kubera yuko ntago ari music napfaga kubonera isoko hano mu Rwanda. So nyerekeza no ku rwego mpuzamahanga ntangira kujya nshakisha ama festival nakitabira bifatanyije n'amakinamico nakinaga, so bituma rero nsa nk'ubuzeho. Ikindi noneho cyaje gutuma mbura nanone nuko naje gufata icyemezo cyo gukora music ya gospel. Ubu usigaye ukora gospel? Ashize nk'igihe kingana iki winjiye muri gospel? Cyo ni icyemezo nafashe mu mwaka wa 2016, umwaka wenda kurangira nibwo nasohoye indirimbo yanjye ya mbere ya gospel yitwa Ndaje Data, vuga ngo mana mfashe icyemezo none ngiye kukuririmbira music yanjye ndayikweguriye. Tuziko kugira umuntu ahindure ntago biba ari ibintu byoroshye cyane ko ubona ko no muri music ya sekira niho bisa nkaho haba hari fame cyane, haba hari akantu gafatika amafaranga. Wowe bitewe n'iki kugira ngo uhindure byakujemo gute? Ntabwo ari ibintu nahubukiye kubera ko ni ibintu natekereje igihe kirekire, nabanje no gukirana nabyo kuko numvaga ntari ready kubikora, ariko kubera urugendo nari ndimo ngendana n'Imana kuva mu mwaka wa 2014, aho numvaga nshaka kumenya Imana kurusha uko nari nyize imbere, numva nyegera kurusha uko nari negeranye nayo mbere. Donc byatumye geraho noneho numva nsabwa gukorera Imana nkaya music yanjye nkayiyegurira. Nubwo byaba bitoroshye, nubwo wenda atari byo bizanzanira wa mugani n'amafaranga nkuko abantu baba babitekereza cyangwa iyo fame, ariko ntabwo ibintu byose bikorerwa fame n'amafaranga. Hari no kugira ngo ukore ikintu kikunyuze ku mutima wawe, wumva umutima wawe wemeranwa n'Imana ko aricyo gikwiriye. Kugeza ubu ngubu muri gospel umaze gushyira hanze indirimbo zingahe? Maze gushyira hanze indirimbo ebyiri, iya mbere niyo nasohoye muri 2016, indi ni nasohoye mu cyumweru gishize. Hanyuma se tugereranyize, urabona muri gospel industry ya gospel na sekira, muri gospel seho urabona bizakorohera gufatisha cyangwa kugira izina nk'iryo wari ufite muri sekira? Ntabwo napfa kuvuga ngo nzi niba bizanyorohera, ariko icya mbere nishingikirijeho nuko nzi ko Imana impamagaye, ari Imana impamagaye kugira ngo njye kuyikorera. So rero niringira ko Imana impamagaye ari nayo izanshoboza kubikora bikagera ku rwego ibyifuzaho. So ibindi byo bizajya time will tell, uko igihe kizajya gihita niho tuzamenya uko bizagenda. Hanyuma uravuze ngo ni Imana yaguhamagaye, buriya ku birebana n'inyungu cyangwa amafaranga aho ntago ubitekerezaho cyane? Nanone kubera ko ibi bintu bya music uko bisa kose, yaba gospel itari gospel, bisaba ko ugira ubushobozi kugira ngo ubashe gukora ibyo ukora. Ntago wajya muri studio ngo bakorere indirimbo ku buntu, ntago wategura igitaramo ngaho ugikoreye haguhera ubuntu. So byose bisaba rero ko hari ikintu uba washoyemo. Niyo mpamvu navuga ngo nta kintu na gikeya byagakwiye kunyinjiriza, kandi n'abakora gospel bamwe na bamwe bitewe n'urwego bayikoramo hari abo igira icyo ibinjiriza. So nanjye rero ni muri urwo rwego numva nzabikoramo. Ubu abantu bari bakuze muri sekira, za ndirimbo za kera zose zarahira n'izindi zagiye zikundwa, buriya babyibagirwe ntabwo uzongera kuzi? Oya, ntabwo navuga ngo babyibagirwe kubera ko indirimbo n'izanjye n'igihe waziririmbye. So n'ubu ngubu mu biganiro bitandukanye maze iminsi nkora ku maradiyo, abantu barampamagara bati turirimbira indirimbo nka Usiniyace cyangwa nkiri muto, nkabikora kubera ko ziriya n'indirimbo zanjye n'ubundi naririmbye, kandi nta nubwo nziciriyeho iteka. Simvuze ko zivumwe, kuko nazo nari ifite ubutumwa butandukanye nahaga abantu muri ziriya ndirimbo akenshi z'urukundo, cyangwa se nk'indirimbo nka nkiri muto yibutsa abantu ubwana bwabo. So si ukuvuga ko ibyo nakoraga mbiciriyeho iteka cyangwa byari bibi, ariko nuko uyu munsi numva afite umuhamagaro noneho wo kuramya no guhimbaza Imana. Winjiye muri gospel, ubwo abakunzi bawe rero bakwitege muri gospel. Hanyuma se nyuma y'izo ndirimbo haba hari ibitaramo uteganya bya gospel cyangwa album cyangwa n'izindi gahunda? Ofete ubu ndi gukora kuri album yanjye ya mbere ya gospel. So ubwo aho izarangirira nibwo nzatangira kuyigeza nzategura ibitaramo byo kuyigeza ku bantu, n'ibinashoboka wenda Imana imfashije nshobora no gukora tour ku buryo nagera ku bantu hirya no hino mbagezaho nyine iyo album yanjye. Ibi ngewe ndabijyanisha no kuba bisa nkaho abahanzikazi mwakoranaga muri generasiyo imwe basa nkaho nabo babiteye umugongo batakigaragara cyane. Ubu wowe
mu mwanya wo kubireka ntiwavuze uti ntihaba harabaye ko tuvuga uti reka nigire muri gospel kugira ngo mbivemo burundu? nawe bihuriye ibyo kuko buri wese afite impamvu ze. Izanjye nimaze kuzigusobanurira mu kanya, nizera ko wazumvise z'ukuntu nagira n'indi nkora shift zitandukanye mu buzima bwanjye. Ariko noneho tugiye kuvuga abandi twakoranaga, abo twaririmbaga mu gihe kimwe, nkaba Miss Jojo, ba Chanel, nabo bafite impamvu zabo, buri wese afite iza Jojo ngira ngo zirazwi ko yarazivuze mu itangazamakuru, ndetse Miss Chanel we ntabwo yaretse muzika na gato kuko naho ari mu Bufaransa ajya agaragara mu bitaramo bitandukanye. Wenda ntari gusohora indirimbo umunsi ku wundi, ariko aragaragara mu bitaramo yatumiwe. So ubwo rero ntabwo navuga ko njyewe nari ngambiriye kubireka, wenda nkavuga ngaho kugira ngo mbireke nigire muri gospel. Oya, ni icyemezo natekerejeho kuko muzika yanjye numvaga nyikunze, nkumva ntayihara ntanayireka, ariko bigezeho noneho numva kubera umubano mfitanye n'Imana, ngeraho ndavuga Mana, umuziki wanjye ndawukweguriye. Nuko byagenze. ubu tuvuge nk'undi muhanzi runaka, tuvuge wenda nka Knowless ku rugero, ateguye nk'igitaramo akagutumira Liza, akakubwira ati cyabikaba ngombwa kuririmba muri za ndirimbo za kera, wenda ukanazivanga na gospel, wabikora? Natumiwe nakora play. Iyo umuntu atumiwe mu gitaramo n'ubundi afite uko yitegura, mfite indirimbo nategura, repertoire nategura kugira ngo nze kuririmba. Ariko icyo ntahaka nacyo nuko ndamutse ngeze nko muri concert runaka natangiye, abafana bakaba bashobora kunsaba nk'indirimbo nka ngukunde wenda urwo n'urugero, ntabwo nabura kubacicizaho gatoya kuko ni indirimbo n'ubundi yanjye. Ariko negura repertoire sizo nahera kuzo mfite ubu ngubu, noneho nkaba nashobora no kwinterpretiza abandi kuko ntaragira nyinshi abantu bazi, hanyuma nkitabira nyine igitaramo. Ubu usigaye usengera he? Sengera Kicukiro kuri New Life Bible Church. New Life Bible Church. Hanyuma ubu se music ya secular uracyayikurikirana cyangwa wabivuyemo burundu ntunakimenya n'abahanzi n'iki? Nago mvuga ngo ndabikurikirana, nago navuga ko mbikurikirana ku rwego ruhambaye, ariko bimwe na bimwe abantu basanzwe bazinanye ushobora kuba mbizi, ariko atari cyane. Ubu mbwira nk'abahanzikazi nka batatu byibuze ubona bari kubikora nko mu gihe twafata nko mu gihe cyanyu uko mwakoraga, uvuga uti byibuze bari batatu nabo ndabona bari kuzamuka neza bazagera. Ibyo byose mu bamaze kuba established uyu munsi, navugamo nka Charly na Nina, navuga Knowless, ndakwinca nawe njya numbura indirimbo ze zitandukanye. Urakoze cyane. Hanyuma reka tugaruke gatoya, usibye kuririmba wakinaga amateatre, wabonekaga cyane mu bitaramo bya mashirika, na n'ubu uracyabikora? Ubu ngubu ntabwo ndi kubikora cyane, ariko cyane cyane ko amakinamico menshi yabaga anjyana hanze y'igihugu. Twakundaga kuba dukora amatuwa mu bihugu bitandukanye byo muri Europe cyangwa za Canada. So hari igihe rero nagezeho cyane cyane kubera ko mfite abana batoya, sa nk'ubigabanya, ndavuga ngo banze nite ku bana n'iki, so sinkomeze voyage bakiri batoya, ariko nibaza ko mu minsi iri imbere nzongera nkajya mbikora. Uvuze ku bana, reka rero tubagaruke. Ubu bamaze kuba bangahe? Ni batatu. Mukurangana gute? Mukuru afite imyaka 8. Wow, bakuze. Hanyuma hari umuvandimwe wawe duherutse nawe kubona waje muri music kandi urabifitemo ingufu cyane, waba ari we wamugira inama yo kujya muri music? Oya, ntabwo nabimugiriye nk'inama kuko yakuze nawe akunda music. In fact ntabwo ari we gusa, mfite barumuna banjye babiri bombi bakunda kuririmba. Ni nk'iki se umufasha kugira ngo atere imbere cyangwa azagere nk'aho byibuze wageze cyane aharenga? Icyo mufasha ibyo byose ntabwo ngiye kuvuga ko ari kinini cyane, ariko ndamwankoraja, nkamugira inama zo nshobora kuba namugira inama ku buryo muri music we ashobora nawe kumenya uko yabyitwaramo n'iki. Ariko cyane cyane ko nanjye maze iminsi nari active, hari imbaraga ntashoboye kumutiza uyu munsi, ariko kuva akiri muto yarabizi ko namye mushyigikira mu buhanzi bwe. Ariko buri bujye unamubwira n'abaproducer babizi kurusha abandi. Ahubwo uyu munsi arabandusha kubera ko ari gukurikirana cyane. Hanyuma n'umufasha wawe nawe tumuzi ko ari umwe mu banyamuziki cyane. Ni umunyamuziki buriya we, ntabwo nawe akunda gospel cyane cyangwa? Akunda gospel cyane. Buriya se ntabwo yaba agufasha mu bintu muri gospel kugira ngo uyijyemo neza? Ntabwo buriya wajya agufasha, cyangwa mu gihe wagiye nko muri studio ngo mu bicurangisho bimwe na bimwe mukeneye mu ndirimbo? Aramfasha cyane cyane niyo ngitangira kugira igitekerezo cy'indirimbo, akenshi muganiriza concept y'indirimbo mfite, akangira inama, akanyankoraja, kanshyigikira. Hanyuma noneho nagera no mu gihe cyo kujya muri studio amba hafi, nabwo akenshi acurangamo, nk'iyo hageze gucuranga gitara akenshi niwe yicurangamo ibintu nk'ibyo. Liza, muri iyi minsi ibintu bya gospel abantu benshi bakunze kubifata
ntago babyumvaho kimwe, ntago babihurizaho kimwe, nta nubwo ari n'itegeko babihurizaho kimwe. Kandi batubwiye ko ushobora kujya mu gitaramo ukaririmba indirimbo za gospel, bagusaba kuririmba kubaririmbira kuri za zindi za mbere nazo waririmbaga ukaba wabikora. Buriya wowe nta wumva atari nko kubangikanya gospel na secular? Ntabwo numva ari kubangikanya, ni ukuba fair ku bantu no kuba ntashaka kwigira marayika cyane nanone, kuko ndi umuntu nanone. Hanyuma icyo mvuga, kuko abantu cyane cyane abarokore bamwe na bamwe bajya bavuga ngo indirimbo zitari iz'Imana, zitari za gospel ni iz'isi. Ariko nanone washyira mu gaciro, wareba ugasanga izo ndirimbo tutafashe indirimbo zose ngo tuzishyire mu gatebo kamwe, kuko indirimbo zose za sekira cyangwa se zitari iz'Imana ntabwo ziba zifite teme zimwe. Hari indirimbo z'urukundo, hari indirimbo zo zitanga ubutumwa runaka, nk'indirimbo nagwaho nk'urugero nagiye ndirimba nko mu gihe cyo kwibuka, indirimbo zihumuriza abantu, ni indirimbo ziba zikenewe. So ubwo rero ngewe nemera ko message iri mu ndirimbo niyo iyigize. Ntabwo zose nazishyira mu gatebo kamwe ngo mvuge ngo zose ni za sekira, zose ni iz'isi, ntabwo zikwiye kongera kuririmbwa, ntabwo abantu bazikeneye na gatoya. Cyane cyane nk'urugero ndi gutanga muri no minsi, ni urugero rw'uko iyo habaye nk'ubukwe, nubwo bwaba ari ubw'abarokore kajana, niyo bwaba ari umupasiteri ubwe yewe, ntabwo bashobora gucuranga indirimbo z'Imana zonyine ngo ubukwe burinde burangira, hakenerwamo indirimbo z'urukundo. Ibyo ni ibintu nagenze mu minsi ishize nitabira amakwe atandukanye y'abarokore, hageraho nkumva indirimbo baraziririmbye cyangwa se donc ziciyemo kuri CD bari barazicuranga. Bivuze ngo iki? Bivuze ko izo ndirimbo z'urukundo simbi kuri urwo rwego, ahubwo ni indirimbo zikenerwa bitewe na context abantu barimo. So rero ntabwo numva ko ari ukubangikanya iby'isi n'ijuru, kubera ko uyu munsi ntabwo n'umundi ngiye kugisharanga ngiye nirwa nandika indirimbo za sekira, ariko izo nari mfite zanjye n'umundi ziracyari zanjye, ntaho zigiye. Hanyuma rero tujya ugenere ubutumwa abakunzi bawe, abakunze Liza akiririmba indirimbo z'isi nk'uko babivuga, n'abandi wungutse wenda kubera ko wagiye muri gospel, n'ubuhe butumwa wabaha ku bijyanye na kariyeri yawe? Bijyanye na kariyeri yanjye, ndashaka d'abord kubanza gutanga ubutumwa bufite aho buhuriye cyane n'indirimbo nshya nasohoye. Nkuko hari indirimbo nshya nagejeje ku bakunzi ba muzika cyangwa se ku bakunzi banjye by'umwihariko. Nifuza rero ko nukuri mu by'ukuri abantu bari kunkurikira aka kanya bakurikirana ubutumwa buri muri iyo ndirimbo. Ni indirimbo nise ngo indirimbo nshya, bivuze ko ari indirimbo wumva uremewe, donc indirimbo ikujemo kubera impamvu runaka. Nayise indirimbo nshya kuko ni ijambo rikunda kugaruka muri Bibiliya rivuga ngo turirimbire Uwiteka indirimbo nshya. Nibwira rero ko abantu bazayumva, ndashaka kubaha ubwo butumwa bwo gushima Imana mu bihe ibyo ari byo byose, yaba ibihe bigoye, yaba ibihe byiza, tukagaruka ku ishimwe ryo gushima Imana by'umwihariko kubera ko yaduhaye umwana wayo w'ikinege ari we Kristo ngo aducungure. Iyo ni intsinzi ikomeye cyane, kandi niho ubutsinzi bwacu buri. So nta mpamvu yo kuba twabaho ubuzima butazamura ijwi rishima Imana. Nubwo waba uri challenge, nubwo waba uhura n'ikibazo kimeze uko ariko kose, hariho impamvu yo gushima iyo ukiriho uhumeka. Hanyuma iyo ndirimbo kubayishaka bayibona he, bayumva? Iyo ndirimbo kubayishaka bayikurikirana kuri YouTube, kuri channel yanjye ya LIZA KAMIKAZI, bayibona bandikamo indirimbo nshya by LIZA KAMIKAZI. Ifite yasohokanye n'amashusho yayo? Oya, amashusho ngiye kuyakoraho nayo arabageraho vuba. Kunshishikariza gukomeza kuririmba, bagakomeza nyine usanga bankumbuza kongera gukora ibyo nakoraga, kuko nagiye mpura n'abantu batandukanye, yaba mu nsengero aho nsengera, yaba mu isoko, mu supermarket, mu nzira, ahantu hatandukanye, bakambwira bati LIZA KAMIKAZI koko tukubuze, indirimbo zawe ziri hehe? Sibyo byonyine ubwabyo byatumye ngira umutwaro wo kuvuga ngo ntabwo napfa hagarika music, nubwo wenda ndashobora kuba mfite izindi nshingano, ariko hariho ibintu nakoze kandi abantu bakunze ngomba gukomeza nkabibaha. So byatumye rero numva koko ko nshyigikiwe. Ndabibashimiye cyane, kandi indirimbo nshya ibaryohere, bayinezererwe. Hanyuma abakunzi banjye bakomeze kunkurikirana kuri LIZA KAMIKAZI official kuri Instagram, hanyuma kuri Facebook naho ni LIZA KAMIKAZI, niho bashobora kumbona, hanyuma bagakurikirana ibyo mba ndi gukora umunsi ku wundi. Murakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, kandi nizere ko buriya n'ubutaha nitugukenera tuzakubona. Murakoze cyane. Murakoze.